Ndabaramukije mwese mu izina rya Yesu, mbahaye ikaze ku Kamba Karuvari TV. Twishimiye kuganira namwe ku ijambo ry'Imana muri aya masaha. Abari mu Rwanda, abari mu mahanga yose atandukanye, mu mpera zose z'isi, tubahaye ikaze kandi turabaramukije mu izina rya Yesu. Byaroroshye muri iyi minsi kuvugana namwe kubera ko Imana yaduhaye umurongo mugari wo kuvugana namwe. Hari igihe ikibazo gitera ariko kikaba giteje Imana nanone kandi kuduha ubundi bwenge bwo gukora cyane. Ahari mu bihe byashize ntago byari kutworohera kuvugana namwe, ariko Imana yagiye ishyiraho umurongo mugari cyane, umurongo wagutse wo kugira ngo wowe uri mu Bwongereza, uri muri Amerika, uri muri Canada, uri muri Australia, uri mu mpande enye zose z'isi, ubashe gukurikira icyo Imana ivugana nawe cyangwa se icyo Imana ivugana n'abantu bayo. Ngewe rero nitwa Kabayiza Theoneste, ndi umukozi w'Imana uhagurukijwe n'Imana kuvuga ukuri kw'ijambo ry'Imana. Suko abandi batavuga ukuri, suko abandi batabwiriza ibijyanye n'iby'Imana ibabwiye, ariko buri muntu wese ahaguruka ajya mu muhamagara Imana imushakamo. Rero niyo mpamvu buri muntu aba afite amavuta yasigiwe kugira ngo abwirize abantu ubwami bw'Imana icyo ari cyo, abwiriza abantu Yesu ari we, abwiriza abantu ukuri kw'ijambo ry'Imana. Kuko nasomye ijambo rirambwira ngo kandi bazamenya ukuri, nibamara kumenya ukuri niko kuzaba ratura. Niyo mpamvu rero nkubwira ngo nakuzaniye ijambo ry'ukuri, kuko muri iki gitabo cya Bibiliya nta jambo na rimwe ngewe Theoneste nigeze nandikamo, nta jambo na rimwe nigeze nshyiramo ngo ndihumeke rivugwemo, ahubwo ni ibyanditswe byera byahumetswe n'Imana, Imana iduhereza kugira ngo nawe tubikuzanire. Imana iguhe umugisha wowe ugiye kudukurikira rero. Uyu munsi cyangwa se muri aya masaha ngiye kuganira nawe ku ijambo rivuga ngo misiyo ya Yesu mu isi ni iyihe. Misiyo ya Yesu mu isi ni iyihe? Abantu babifata uko bitari cyangwa se bakabifata buri muntu uko abyumva, buri muntu akabitwara uko abishaka, ariko mu by'ukuri Bibiliya irivugaho ikiyo. Icyo nicyo ngira ngo tuganire, icyo Bibiliya ivuga kuri mission ya Yesu, kuri misiyo ya Yesu, niho nshaka ngo tuganire muri aya masaha. Abantu benshi bazi neza yuko Yesu yaje mu isi kugira ngo tubone amazu meza, yaje mu isi kugira ngo tubone amaviza tugira Burayi, yaje mu isi kugira ngo tubone abagore beza n'abana beza. Ibyo byose nabyo biri mu nyungu zo kumubona, ariko siyo misiyo yamuzanye. Misiyo yazanye Yesu ni ukudukiza. Iyo umaze gukizwa na Yesu, ubu ugeze mu muhamagaro wawe, ubu ugeze muri misiyo, ubu ushyizeho akadomo kuri misiyo ya Yesu. Yesu yazanye no gukiza abantu, akabakura mu byaha, yamara kubakura mu byaha akabahindurira ubuzima, akabagira abana b'Imana. Iyo niyo misiyo ya Yesu mwese. Rero wowe ufata Yesu nkaho ari umuntu wo kuguha inzu, imodoka, viza, buri kintu cyose, ntabwo ariyo misiyo ya mbere Yesu yamuzanye. Ibyo biri mu nyungu zo kugira ngo iyo umaze kubona Yesu ahubwo. Kuko ijambo riravuga ngo ubwo itimanye umwana wayo ngo izaburite kumuduhana n'ibindi byose. Birasobanutse cyane. Ibyo dukeneye mu isi biri mu nyungu z'uko twamaze kwakira nyirabyo. Iyo wamaze kwakira Yesu, ubonye urufunguzo ruguhereza bya bintu ukeneye, ariko ntabwo iba ariyo misiyo ya mbere ikomeye yibanze kugira ngo ubone ibintu. Twagiye twigishwa cyane n'abantu batandukanye, bakakubwira ngo ngwino kwa Yesu ngo wakire inzu yawe, ngwino kwa Yesu wakire igitangaza cyawe, ngwino kwa Yesu ubone viza, ngwino kwa Yesu akubakira urugo guha umugore aguha abana, ngwino kwa Yesu. Abantu benshi bakaza kwa Yesu bazanywe no gushaka ibyo ngibyo bararikiwe ko Yesu atanga, ariko mu by'ukuri ntabwo baba baje kureba Yesu. Imana itugirire neza cyane, Imana iturengere. Abantu benshi bakiriye izo nyigisho, ukaza kwa Yesu
cyangwa se uvuga uti nagiye ndarembezwa n'ubukode, wenda nabona inzu yanjye, ndagiye ubusiribateri buranyishe, wenda nabona umugore mu rusengero, bakaza mu nzu y'Imana bazanywe no gushaka ibyo bintu, ariko ntabwo ariyo papasi Yesu yamuzanye. Yesu yazanywe no kuduha ubugingo, yazanywe no kuduha ubuzima, yazanywe no kuduha yo kudukiza. Yamara kudukiza ahubwo bya bindi bikaza bidukurikiye, kuko Yesu aho ageze ibintu bitashobokaga birashoboka, ibitemeraga nabyo biremera. Imana iduhane umugisha kuri uyu munsi. Haleluya. Mbere yuko ninjira muri iryo jambo reka nsenga Imana. Nari ndimo mbaha introduction y'ibyo ngiye kubabwira. Imana ya Abrahamu na Isaka na Yakobo, Imana yo kwizerwa kandi Imana yo kwiringirwa. Ngiye kuganira n'abantu batandukanyije imyumvire, batandukanyije ibihugu, batandukanyije imiturire. Mu izina rya Yesu ndasenze ngo ubuntu bwawe bube ku buzima bwanjye, ndasenze ngo ineza yawe itonyanye ku buzima bwanjye, ndasenze ngo umpindure Mwami Imana Data, ijwi ryawe ribwira benshi kandi bakumva. Ku ruhande rwanjye simfite icyo nabwira abantu ngo bumve ukuri, ariko ku ruhande rwawe wampamagaye ufite icyo wababwira ugakinyuza muri nge, buri muntu akamenya ukuri ku ijambo ryawe. Ngwino bane nanjye muri iminota ngiye kumara hano, mu izina rya Kristo Yesu urakoze. Amen. Imana ibahe umugisha. Reka twinjire mu ijambo ry'Imana ntatinze. Tugiye gusoma ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, ibice 3, umurongo wa 17. Tugiye kureba uburyo agakiza twakabonye cyangwa se umumaro wo kuza kwa Yesu mu isi ni uwuhe. Umurongo wa 17 Bibiliya iravuga ngo kuko Imana itatumye umwana wayo mu isi gucira abari mu isi ho iteka, ahubwo yabikoreye kugira ngo abari mu isi bakizwe nawe. Haleluya. Ntabwo mission y'Imana gutuma umwana wayo mu isi kwari ukugira ngo tubone ibyo dukeneye mu buzima busanzwe, kwari ukugira ngo first of all tubanze dukizwe nawe. Ndagira ngo icyo kintu mucyumve neza. Kwari ukugira ngo mbere y'ibintu byose tubanze twakira agakiza, twakira ubuzima, twakira urufunguzo rw'imibereho, twakira urufunguzo rw'ubuzima, twakira agakiza. Iyo umaze kwakira agakiza, umaze gukizwa, nibwo winjira noneho mu cyiciro cy'abana b'Imana. Utarakizwa wari umuntu Imana yaremye, utaramenya Yesu wari umuntu Imana yaremye, wari umuntu w'Imana mu buzima busanzwe. Ariko umaze gukizwa, umaze kwakira ako gakiza, umaze kugirirwa ubuntu bw'Imana, umaze guhabwa n'umugisha w'Imana wo kumenya agakiza icyo ari cyo, Yesu agutoranije mu magana menshi y'abanyabyaha, Yesu akuokoreye ubuzima, agukijije. Ubundi gukizwa ni iki? Gukizwa ni ukumenya neza yuko hari umuntu usanze wari ugiye gupfa uzira ibintu runaka, hanyuma akagukiza. Uko niko gukizwa. Warusanze bagiye kunyica, warusanze ngiye guhohoterwa, uranyijije ntibikimbayeho, uranyijije ndakijijwe. Uko niko Yesu yasanze twikorera imizigo y'ibyaha byacu, uko niko Yesu yasanze tutagira ijambo, uko niko Yesu yasanze twarabaye barubebe, twarabaye abanyabyaha. Buri mwaka dutamba ibitambo byo kwiyezaho ibyaha, buri mwaka barewe tubashyira ibitambo bakatugira hera bakajya kudutambira ibitambo. Yesu asanga turimbata z'ibitambo, arangira ngo reka mbakize. None amaze kudukiza adutambira igitambo cy'iteka, ariyo maraso ye. Ayo maraso ye niyo yadukijije. Rero ndashaka kukubwira gukizwa. Noneho mission ya Yesu ni ukuza mu isi atazamo no gucira abari mu isi y'iteka, ahubwo yaje mu isi aje kugira ngo abari mu isi bose bakizwe nawe. Haleluya, haleluya. Bakizwe nawe. Nimara gukizwa nawe, iyo maze gukizwa nawe noneho ujya mu murongo w'abana b'Imana. Bwana asifiwe sana. Ujya mu murongo w'abana b'Imana. Muri icyo gitabo nasomye cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, igice cyaho cya mbere umurongo wa 12, Bibiliya iravuga neza ngo icyakora bamwizeye bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Haleluya. Abamaze gukizwa bakamara kumwakira bakamwizera, bahise bahabwa ubushobozi automatically bwo kuba abana b'Imana.
iyo ubaye umwana w'Imana uwo noneho wakiriye otorite ikomeye cyane izategeka bya bindi byose wari ukeneye bikaza bigusanga, kuko uri umwana w'Imana. Umwana w'umwami muri ino si ya buri munsi dutuyemo, umwana w'umwami agira otorite y'ubwami. Bwana pewe sifa sana. Umwana w'umwami agira otorite y'ubwami. Hari ibintu avuga yiganirira, ariko kubera otorite y'ubwami bigahita bijyaho kashi yuko ibyo bintu byemejwe. Nubwo yaba yaganiraga barabyemeza kuko byavuye mu kanwa ke nk'umwana w'umwami. None iyo umaze gukizwa na Yesu akamara kuguhindurira identity, akamara kuguhindurira icyerekezo, akagushyira mu bana b'Imana, ubwo uvuye mu bantu b'Imana, kuko abantu bose muri rusange ni abantu Imana yaremye, ariko abantu b'Imana, abana b'Imana ni abantu bizeye Yesu Kristo bakamukurikira. Aba nibo bana b'Imana. Iyo umaze rero gukizwa ugahabwa otorite yo kuba umwana w'Imana, ugahabwa transfer yo kuba umwana w'Imana, uhita uhabwa otorite yo kuba umwana w'Imana. Imana y'amahoro nishimye cyane. Iyo umaze guhabwa otorite yo kuba umwana w'Imana uba wakiriye urufunguzo ruguhesheje ubugingo. Mungu asifiwe sana. Uba wakiriye urufunguzo ruguhesheje ubugingo. Gukurikira Yesu rero ntabwo tumukurikira kubera ko yaduhaye abagore beza, ntabwo dukurikira Yesu kubera ko yaduhaye abana beza, ntabwo dukurikira Yesu kubera ko yaduhaye amazu meza dutuyemo cyangwa dushaka kuzaturamo, nta nubwo dukurikira Yesu kubera yuko yaduhaye ibyo kurya, ahubwo dukwiriye gukurikira Yesu kubera ko yadukijije. Haleluya. Kubera ko yadukijije. Umuntu wagukuye mu rupfu akaguha ubuzima akagukiza, ugomba kumwubaha ukamukurikira nk'umuntu wakurokoye akagukurokorera ubuzima. Imana y'amahoro nishimye cyane. Bwana asifiwe sana. Natekereza ko ibintu burimo mu byumva neza cyane. Ntabwo dukwiriye gukurikira Yesu kubera ko dushaka inzu, ntabwo dukwiriye gukurikira Yesu kubera ko dukeneye amaviza ajya i Burayi. Oya, ahubwo dukwiriye gukurikira Yesu n'abana b'Imana yabyaye, kuko Bibiliya ivuga ngo ntibabyawe n'umugore, ntibabyawe n'ubushake bw'umuntu, ngo ahubwo ni abantu babyawe n'Imana. Twebwe twabyawe n'Imana. Iyo umaze kubyarwa n'Imana, ikimenyetso cy'uko wabyawe n'Imana nuko wizeye Yesu akagukiza, ukamukurikira akaguhindura umwana w'Imana. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Iyo umaze guhindurwa umwana w'Imana uba umaze kubona otorite. Imana y'amahoro nishimye. Uba umaze kubona otorite ibasha kuguhesha icyo ushaka noneho. Reka nkubwire, umwana w'umwami ntabwo ibintu byose abisaba, ahubwo umwana w'umwami avuga icyo ashaka, arategeka, nta nubwo yinginga, arategeka. Iyo amaze gutegeka byose biramwumvira kuko afite otorite y'ubwami, afite otorite y'umwana w'umwami. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe cyane. Twebwe twahoze mu bantu batari abana b'Imana, especially nkanjye maze igihe ntabwo ubuhamya kuri YouTube channel ndimo mbwira abantu ko Imana yankuye mu rumogi, nari umunyatabi, nanywa urumogi rwaranyishe rwaranzengereje, nta cyerekezo cy'ubuzima mfite. Iyo nza gukurikira Yesu nkamukurikira mushakaho ibintu, ntaretse bya bintu nari ndimo, ntabwo mba narabonye ubuzima. Bwana asifiwe sana. Ariko Yesu yarabanje arankiza, arabanza amagakiza arankiza, arabanza nkopamo bya bindi byose nagendanaga nabyo, arabanza nkiza bya bindi byose byari bingize umucakara wabyo, abikura ku buzima bwanjye, amaze kumbohora ampindura umwana w'Imana. Uyu munsi ntabwo ngendana na Yesu kubera ko hari ikindi mushakaho, ndagendana na Yesu kubera ko yampaye ijambo akampindura umwana w'Imana. Haleluya. Wowe uraho ngaho nkurikiye, wowe uraho ngaho uri mu nyumva hirya no hino ku isi, wowe uraho ngaho uri mu nyumva uri kuri uyu mugabane dutuyeho Afurika, reka nkubwire ngo icy'ingenzi si ukubanza gushaka ibintu Yesu atanga, ahubwo icy'ingenzi ni ukubanza kwakira ubuzima Yesu yatanze. Haleluya. Iki ngiki ndabizi abantu turimo turacyumva mu buryo butandukanye, ariko ukuri gufatika nuko nguko. Nshuti z'umusaraba, iyo ugiye kugura asiranse y'imodoka yawe,
ubanza guhitamo asiranse ubona muzakorana neza. Iyo umaze kuyishima uragenda ukishyura ugashyira muri asiranse imodoka yawe ushaka gushyiramo cyangwa inzu yawe runaka. Iyo inzu yawe igize ikibazo cyangwa se imodoka yawe ikagira ikibazo, uba waramaze kuyishyira mu bwishingizi, baragufasha bagakurikirana icyateye ibyo bintu, hanyuma bakazagufasha uburyo ibyo bintu wabivamo, iyo mpanuka wayivamo. Ariko ntabwo ushobora kujya kwishyura asiranse wamaze already gukora impanuka, ntabwo bishoboka. Bisaba ngo ubanze wishyura asiranse mbere yuko winjira mu mpanuka. Uko niko no mu buzima bwa Yesu bimeze. Twebwe turabanza tugashaka ibintu Yesu atanga, tukabanza tukirukanka inyuma y'ubuzima bwo mu isi, tukabanza tukiruka inyuma y'ibifatika, hanyuma tukirengagiza ko ubitanga twamusize inyuma. Asifiwe Mwokozi. Ariko igifatika gihari gikwiriye ko twakora, wowe utarizera Yesu, banza wizere Yesu, ubanze umukurikire, ubanze ukizwe nawe. Numara gukizwa nawe aguhindurire stati, aguhindurira identite, akugire umwana w'Imana. Numara guhinduka umwana w'Imana aguhindure uw'ubugingo, kuko iyo umaze guhinduka umwana w'Imana automatically ubaye umunyabugingo. Iyo umaze guhinduka umwana w'Imana automatically ubaye umunyabugingo, ubaye ubugingo buhoraho, kuko Imana yaravuze ngo ntago yatumye umwana wayo gucira abari mu isi witeka, ahubwo yamutumye kugira ngo abari mu isi bakizwe nawe. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Mungu asifiwe sana. Noneho yisomye Yohana 3:16, ndaje nkubwira ukuntu ubugingo noneho tubuhabwa. 3:16 ni cyanditswe twarepese kuva mu bwana bwacu muri za Sunday school, turagenda turabiririmba bihinduka indirimbo, ariko tutazi icyo bisobanuye mu buzima bw'umwuka, tudasobanukirwa neza ibyo ari byo. Ariko uyu munsi nagira ngo usobanukirwe. Yohana 3:16 arakubwira iki? Bibiliya iravuga ngo reka na wenda duhere kuri 14 kugira ngo ubyumve neza. Ngo kandi nk'uko Mose yamanitse inzoka mu butayu, niko umwana w'umuntu akwiriye kumanikwa, kugira ngo umwizera wese abone guhabwa ubugingo buhoraho. Haleluya. Haleluya. 16 ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, asifiwe Mwokozi, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Umva ya misiyo nyigarutseho. Uwizeye Yesu wese aba yamaze kwakira ubugingo, kandi ubugingo bw'iteka buhoraho. Iyo wizeye ukamukurikira uba wamaze kujya mu gitabo cy'ubugingo, kandi igitabo cy'ubugingo ntabwo wakijyamo utarizera Yesu, ntabwo wakijyamo utaramenya ukuri kw'ijambo, ntabwo wakijyamo utari wahabwa ubuzima, ntabwo wakijyamo utaramenya uguha ubuzima uwo ari we. Abamwizeye bose bakizera izina rye, nibahindura abana b'Imana, niyo bahita babona ubugingo automatically. Haleluya. Niyo bahita babona ubugingo automatically. Imana y'amahoro ibahe umugisha. Ndagira ngo wowe nguhe umwanya witekerezeho. Bene data nshuti z'umusaraba, tureke gukurikira Yesu kubera yuko hari ibyo dushaka bindi. Tutamera nk'abajyaga bamukurikira kubera ko ari butanga imigati, kubera yuko ari buhaza abantu bakarya bagahaga, ariko batamukurikira kubera ko bakeneye gukira. Asifiwe sana Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Igihe Yesu yakizaga wa mugore wari imugongo, ntabwo bose mbabwire abari bamukurikiye bose hafi ya bose bari bamukurikiye bashaka yuko yahindura imitsima, yahindura ibintu, yagaburira abantu. Bari baramaze kumenya amakuru ko Yesu agaburira abantu, agaburira abashonje, ariko nawe wari wazanye papasi yo gushaka gukira. Tuvane mentalite zacu mu gukurikira Yesu kubera ko azaduha inzu nziza. Oya, ntabwo ari cyo cy'ingenzi, si nacyo cy'ibanze. Icy'ibanze ni ugushaka gukizwa na Yesu. Wamara gukizwa na Yesu, noneho Yesu akakugenera ubuzima bwo kubaho. Bwana Yesu asifiwe sana.
kubera ko Bibiliya avuga ngo ubwo itimanye umwana wayo ngo izabura ite kumuduhana n'ibindi byose. Birasobanuye ngo muri Yesu harimo n'ibyo bintu bindi ukeneye, ariko ntabwo ari byo ukwiye kubanza gushaka mbere, ahubwo ukwiye kubanza gushaka Yesu. Wamara kubona Yesu, oh haleluya, ukamubonye urufunguzo rukwinjiza mu muryango w'ubuzima bwawe, rukwinjiza mu muryango w'imibereho mishya, rukwinjiza mu muryango w'ubuzima bushya, kuko ijambo rirambwira ngo abamwizeye bose yabahaye ubushobozi, abaha n'ubutware bwo kwitwa abana b'Imana. Ijambo rikavuga kandi ngo wanasifiwe sana, nimusaba muzahabwa, nimukomanga muzakingurirwa. Reka nkubwire impamvu usaba ugahabwa, nuko uwo wizeye niwe utanga byose. Banza wizere Yesu, numara kwizera Yesu mukurikire, aguhindura umwana w'Imana. Namara kuguhindura umwana w'Imana, aguha ubugingo. Namara kuguha ubugingo, ibindi byose azabiguha. Petero yigeze abaza Yesu ikibazo cyiza, ari nacyo tugenderaho twese uno munsi tukigenderaho. Petero abajije Yesu arambwira ngo ariko twebwe ko twagukurikiye tugasiga ibyacu, tugasiga ibintu byose, niki tuzabona nyuma y'ubu buzima? Niki tuzagororerwa nyuma y'ubu buzima? Uko niko mu buzima bwa buri munsi natwe tubaho. Turibaza ngo Yesu twarakumenye, twaranakwizeye, turanagukurikira, mbese bikwiye kugenda gute? Yesu arangije aramubwira ngo Petero, haleluya, itangazo rikomeye yamuhaye. Aramubwira ngo Petero, mukiri mu isi, mukiri mu isi muzakubirwa inshuro 100, ngo ndetse mumbahe n'ubugingo buhoraho. Haleluya, haleluya. Twebwe iyo twakurikiye Yesu tuba twamaze kubona ubugingo, na ndetse iyo tumaze kumwizera ibyo mu isi dukeneye turabibona, kuko niwe ubitanga byose. Birambye ngo nta kimwe kitaremwe nawe, byose niwe ubitanga. Iyo tumufite tuba dufite byose. Iyo dufite Yesu tuba dufite byose. Iyo dufite Yesu tuba dufite byose. Iyo dufite umwami w'abami tuba dufite amahoro. Iyo dufite umwami w'abami tuba dufite ubutunzi bwose bwo mu isi. Iyo dufite Yesu tuba dufite imibereho, tuba dufite agaciro, tuba dufite icyubahiro twambaye cyuko turi abana b'Imana. Imana y'amahoro ibahe umugisha, kandi Imana y'amahoro ibagirire neza. Imana y'amahoro ibagurire imbago. Kandi wowe ushaka kwizera Yesu, wowe ushaka kumukurikira, wowe ushaka yuko yaguhindurira ubuzima, banza ukizwe nawe. Numara gukizwa nawe, ibindi byose uzabimubaze, kuko uburuwe abagomba kukuyobora mu buzima ashaka kubamo. Kandi Bibiliya avuga ngo azi ibyo yibwira kutugirira, ngo ni byiza ntabwo ari bibi. Imigambi ya Yesu ni myiza, umutima wa Yesu ni wo kutugirira neza. Umutima we wuzuye neza, wuzuye urukundo, wuzuye imbabazi, wuzuye icyubahiro no gukomera. Imana iguhe umugisha wo nkurikiye, kandi Imana ikugirire neza. Ufata icyemezo, ushake Yesu. Niyo mpamvu Bibiliya yavuze ijambo rikomeye kavuga ngo nimubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kose, ngo ibindi byose muzabyongererwa. Yesu aguhereza umugisha, wowe uhisemo gukurikira Yesu no kumwizera no gukizwa nawe. Imana ikwagure, kandi Imana ikugirire, ikurengere, ikurwanirire muri byose, mu izina rya Yesu. Yesu abahereza umugisha. Amina.